batwaye award zirimo Kinyaga award, batwaye award yarateguye na Bugoyi Side TV, bagiye batwara amawadi menshi. Si ngombwa kuvuga amawadi batwaye, bakoze indirimbo nyinshi z'amahiti tuzi. Hari abantu baje bashaka kumera nkaho ari bo moteri za muzika kandi bataraza music yarakorwaga. Umaze kumva, umaze kugira izina, umaze kubyimba mugani wa Ndimbati, urangije utangiye kuvuga ati mbo none we runaka sha tube nkugize umukuru wabo. Ubwo nyine agahita aba umuyobozi kuko runaka avuze ngo ugomba kuba umuyobozi. Niba niyo beef ibayeho basi nibe beef yinjiza, dushwane kuko hari ikiraka cya miliyoni nari ngiye gusinyira ugakereye beef kugira ngo ari ukibona. Aho nta kibazo, nanjye iyo beef nayikereye. Namamariza hano La Rose turi. Suhuza abantu mwese mukurikira Live TV, abari mu Rwanda, abanyarwanda bari hanze ndetse namwe mwese muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi, turabasuhuza tubifuriza ibihe byiza. Niba uri mushyano kuri YouTube, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu bihe byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero tukaba twatumiye umutumirwa, akaba ariwe tugiye kubana mu kiganiro nk'uko bisanzwe. Tugiye kubana Muhoza Lydia. Reka nkubwire ko bicaye ahantu heza cyane kuri La Rose, akaba ari mu murenge wa Gisenyi ahazwi nko mu mbuga ngari. Mu by'ukuri uje mu karere ka Rubavu ni ahantu heza, wahazana abavandimwe n'inshuti mukaza hamwe. Reka twakire umutumirwa wacu. Turakwakiriye cyane kuri Live TV. Murakoze cyane. Umunyabwambere wamwibwira gute? Nitibes Broski Pepe de Bamanda City, yeah. Niba uyoboye ibi bintu shaka kwamamara yamera nkawe, yamera nkawe mu mujyi byacitse inkuru ni wowe gusa, walayi. Nk'uko mubyumvise aducishirijeho akapila, akaba ari umuhanzi, akaba yitwa T-Blaze. Reka twongere tuguhereze ikaze. Murakoze cyane ko iyi TV ari mu rugo tu. Hano ni mu rugo. Hano ni mu rugo, ariko tugenda twunguka abanyamuryango umunsi ku wundi. Hari ushobora kuba kubonye bwa mbere, bari byiza rero kugira ngo ubibwire kugira ngo nawe gisanzure mu banyamuryango. Abambonye bwa mbere nitwa T-Blaze Broski, ndi umuhanzi biraho tu, biraho. T-Blaze ameze gute mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ndi umuntu ushima Imana n'abantu bakeya, ndi umuntu utagira ishyari, umuntu utagira inzangano. Bwashize twaganiraga tuvuga ku muziki no mu buzima busanzwe, ariko uyu munsi ewane mbifurije kureba ikiganiro cyose tu, kuko uyu munsi nzanye ukuri kubaga tukwakundi guca muziko ntigushye. Guca muziko ntigushye ngo gushira Imana n'abantu bake, kubera iki n'abantu bake? Abantu benshi bo ntabwo bashima Imana nabo. Abantu benshi ntabwo ari ngombwa kubashima kuko burya abenshi tugendana n'abanyeshyari, n'abanyarugomo, tuba turi kumwe bakatuvuga fresh, mwatandukana ugasanga nibo bantu kugenda bagusebya, kari akajama gasa nabi, n'agaturage karirimba nabi, ibintu byinshi nyine ugasanga bari kugenda bagusebya mu bantu. Burya ari ukuntu umuntu ashaka kuza kubaka ibintu bye, akaza ari gusenya wowe ibyo wagezeho kugira ngo namara kugushira hasi ajye yakubaka ibye. Kandi burya umuhanga afata ibyo asanze akabikomerezaho noneho kubaka ibirenzeho. Ukiri aho ngaho ati abantu benshi baba bafite amashyari. Bite tugaruka kuri match yabaye ejo kuri stade y'aba DJ n'abahanzi. Timu yanyu nabwo nigeze nyibona ari kuri stade, bira byatewe n'iki? Mbo warumbajije ku bijyanye na match yabaye aba DJ n'abahanzi, ariko impamvu tutahagaragaye nka team ya Gisenyi, si na team ya Gisenyi yonyine, n'abantu benshi batahagaragaye bitewe no kubura information. Hari abantu baje bashaka kumera nkaho ari bo moteri za muzika kandi bataraza music yarakorwaga. Wenda ntiyagendaga neza nkuko bashaka ko igenda neza, ariko yarakorwaga. Hari abantu rero baje bazanamo ibintu by'amashari, ibintu by'inzangano, bashaka gufata abantu bamwe ngo babangisha abandi. Ugasanga kugira ngo umuntu yubake ibintu bye nuko abanza gusenya ibyo undi yagezeho tu. Ugasanga umuntu araje wenda ni n'umuvakure, rikamvuge gutyo, avuye mu kandi karere cyangwa avuye mu wundi mujyi, ntazi ibintu byaniro bavuga ko bigenda,
araje none ahise yigira metre ashatse kuyobora. Bo si kuvuga ko abantu baturutse iyo hirya bose ari uko baba bameze, kuko nanjye simvuka mw'aka karere, ndi umuntu waje nkazamo, ariko ndabanza menya what is going on, abantu hano babayeho gute, ibintu byabo bikorwa gute, bigenda gute. Bateguye match, bamaze gutegura match, njye ubwanjye uretse kuba nareba stati ya runaka ya postinze ngo hazaba match y'aba DJ n'abahanzi, nzi ko ndi umuhanzi, sindabona uwo mwashizeho uhagarariye abahanzi anyandikiye nibura inbox ambwire ngo ese uribuka ko hari match. Iyo call niba mbeshye rwose ngiyi phone yanjye mwayirebamo, nta call yenzi, nta message yenzi y'iyo match kihari. Ubwo se nari kuba nje kuri match nkandi. Ikibazo gikomeye kuba umuntu yaza, ese ubundi biterwa n'iki kugira ngo bashyireho abantu b'abayobozi batari abahanzi, batazi ibintu by'abahanzi, bamenye ukuntu babyoganiza, biterwa n'iki? Noneho uzi ikintu kirenze, abo babashyiraho se ahubwo bo baririmbye izihe? Kari icyo umuntu yakibaza. Usanze umuntu wenda nuko ufite izina rikomeye, wenda uri umu DJ cyangwa se uri umuhanzi, umaze kumva, umaze kugira izina, umaze kubyimba, mugani wa Ndimbati, urangije utangiye kuvuga ati mbona none runaka sha tube nkugize umukuru wabo. Ubwo nyine agahita aba umuyobozi kuko runaka avuze ngo ugomba kuba umuyobozi. Mbo ntacyo wakora uretse kubireba nk'uri kwirebera mu vitu. Umuyobozi wacu dushinzwe bitewe n'ibikorwa dukora. Turi mu gihugu cy'amahoro. Ikindi burya iyo ushaka kugira ikintu ugeraho, kugera kure, inzangano, amashyari, ibintu by'ububifu bw'ubugoryi butinjiza, ugomba kubikatira ukabitera umugongo. Niba niyo beef ibayeho, basi nibe beef yinjiza. Dushwane kuko hari ikiraka cya miliyoni nari ngiye gusinyira, ugakereye beef kugira ngo ari ukibona. Aho nta kibazo, nanjye iyo beef nayikereye. Ariko gushwana for nothing, kunsebya se byakumarira iki? Kugenda ari ukavuga uramujama gutya gutya, ntacyo byakumarira. Kunsebya kugira ngo wowe ugire izina ugira, ntago bigusaba kuraza ngo ufate akazina gato maze kugira ngo ugasenye kugira ngo ukereye ibyo ushaka kugeraho. Ahubwo hera kuri ka kazina tuba inshuti, ba bantu banjye nari mfite ubongere ku bawe, noneho nanjye nunguke bamwe bawe wazanye. Ibintu byo kugirana amashyari mu bintu bya muzika aho kugira ngo mufatanye byangiza iki mu muziki nyarwanda? Bo ibintu by'amashari no kugira ibintu by'ububifu butinjiza byangiza ibintu byinshi cyane. Urugero rwa hafi, ndi umuhanzi, kugira mbeho nkeneye abantu, kuko music nkora indirimbo ndirimba ntago zantunga zonyine, kuko no kugira nzikore ni cash kandi abantu ni amafaranga. Uraje usanze nifitiye abantu banjye, kugira ngo ubunguke ugiye kubanyangisha. Icyo kintu babwire uramujama gutya uvuga ubugambo, nyine bimwe by'ubugambo, kandi burya ubugambo mani sinzi nyine mani njye mbitindaho, nyine ibintu by'ubugambo ntago ari byiza. Kugira ngo ugire icyo ugeraho ntago bisaba kusenya ibyo mugenzi wawe yagezeho, ahubwo create ibyawe ku buryo ubiha umurongo wawe. Ufate bimwe bisanzwe ubyubakiraho, wenda uvuga ati hari bitaragenze neza, noneho ngiye kuvugurura, uze nibura uvugurura, ariko uri kuza ugasenya ibihari kugira ngo ugire ibyo ugeraho. Ubu se ni urugero, namamariza hano La Rose turi, kugira ngo uze unkure ku iki kiraka, uraje ufashe wowe ubwawe, ufashe izina ufite, uraje urabwira ati uramujama tibirayirirwa babwira ngo arabamamaza ibiki, ukavuga ubugambo nyine kugira ngo ari we bahereza contract. Kandi basi nibyo wavuze nibura yaba byari ukuri, ukaza ugakereye ikinyoma kugira ngo kinsebye kuri wa mubosi, unyangisha wa mubosi wampaga akazi kugira ngo ari we uhabwa akazi. Ariko abantu nk'abo ngabo ntago baramato, araza agagukorera ubwo bugome, iyo contract ayibona sava, ariko ntago bakorana igihe kinini. Wifuvuga kuri ibyo bintu by'amashyari, nibuka afishe zari ziri gutrendinga ejo bundi. Afishe ya mbere bari bashyizeho abahanzi, umuhanzi wari uri nka Big Superstar hejuru yari Kendo. bashyiraho ibisema bibiri. Ibyo bintu bishatse kugaragaza iki? Gute bafata umuhanzi umwe bakaza hindira bakamuhindura, kandi n'ubundi mwese muri kimwe muri abahanzi? Njye ndavuga ku ruhande rwanjye,
nk'umuhanzi kuko bose ni abahanzi kandi bose ni inshuti zanjye, njye mbona ikibazo cyabayemo, wanabanza ukibaza iyi afishe yakorewe he, nicyo wabanza kwibazaho to mbere na mbere, kuko uwayikoze ashobora kuba ari umusaza muri showbiz cyangwa ari umuntu urambye muri showbiz, kuko burya gufata umuntu ufite indirimbo katu bose tubavugeho, fata Desem Abiru, ejo bundi batwaye igihembo cya best group of the year in country, Desem Abiru cyateguwe cyatanzwe na Karisimbi event, nibo bagitwaye. Batwaye award zirimo Kinyaga award, batwaye award yarateguwe na Bugoyi Side TV, bagiye batwara amawadi menshi, si ngombwa kuvuga amawadi batwaye, bakoze indirimbo nyinshi z'amahiti tuzi, Akanoza Ngendo na Pasi urayizi, Termi na Bulldog, ibyo by'amafishe nta mpamvu yo kubitindaho tu, ariko abantu dukure mu mutwe tumenye icyo dukeneye kugira ngo tugire music ifatika. Ngiye nkunda kwirifera ku bahanzi bo b'i Kigali cyangwa abo hanze. I Kigali umuntu akereya bifu ariko y'amafaranga, uri gukereya bifu y'ubugoryi yo gusebya abantu itaragira ikintu kwinjiriza, abandi bana baricaye bari gukora amahiti, urica uri gukereya bifu tu y'ubugoryi itazagira ikintu kumarira. Dukwiye kurenga kw'iyo level yo kumva ko kugira ngo urye ari uko ubika imbehe ya mugenzi wawe, ahubwo wowe ubwawe ugakereya iyawe nzira nshya yo kugira ngo ugire ikintu ugeraho. Wikumva ko kugira ngo ufatishe bigusaba kugira ngo uze niba ngiye ari akazina mfite ugasenye kugira ngo ugahereho wubaka ibyawe, ahubwo ubaka ibyawe wenda uze tunafatanye twubake ikintu kiri big kirenzeho. Kuba izo brief ziba hagati y'abahanzi sinakwa kundi usanga nk'umuhanzi uzamuka mushya, wenda mwebwe nk'abahanzi bari hejuru abasaba nk'ubufasha nimumufashe cyangwa mukamwijyaho kubera ko aribwo ari kuzamuka, bikaba bituma izo brief zikomeza kuba nyinshi hagati y'abahanzi. Uravuze ngo nk'abahanzi bari hejuru, ariko njye sindi hejuru, ndi umuhanzi uri kuza, nibwo ndi kuza mu muziki, sindanaza mu muziki kwanza. Aka kanya ameze nk'umusesenguzi, nta hiti mfite ya danje, ariko ikindimo ni icya danje. Gusa umuhanzi araza yakora akaririmbo kamwe, yabona bari kugacuranga muri buwate, yakinjira mu kabari kubona umuntu aramuzi, ukabona none umuji yabyimbye, ukabona none nta nubwo ari gukwira mu muhanda, ukabona ni wa muntu kugenda gutya se. Akaririmbo kamwe gatumye ubyimba bro, bivuga mbose uvuga nka akaririmbo kamwe gatumye ubyimba n'ibiki, ahubwo ugasanga none wa muji hari ukuntu nyine yagize confidence irenze, agashaka kumva ko babandi yasanze mu kibuga yabarenzeho. Kandi burya nta mwana uvuka ngo ahita yuzura ingobyi, nta n'urutugu rushobora gusomba ijosi to. Yeah. Ikintu gituma uburyo umuntu atera imbere ni discipline yiwe, discipline, kubaha umuto, ubaha umukuru. Abahanzi bakuru, kuvuga ngo umuntu ni mukuru mu muziki kuko yagutanze imbere, afite experience akurusha, hari ibyo yagezeho wowe utarageraho. Rero kugira ngo wowe ubwawe umuhanzi mutoya unamuvugishe, basi mwubahe kari icyo yakoze wowe utarakora. Numara kumwubaha, nawe ubwawe numugera imbere wamwubashye, azakubaha kubera ko uramwubashye nawe. Ariko nushaka kugenda muhuriye ahantu ati ntari kunywa ka Monster se njye sindi kukigurira, ukashaka gusuzugura umuntu nyine kuko umusanze aho hantu tu, kandi ni mu by'ukuri reality yarafite ibyo yakoze utarakora. Kugira ngo utere imbere nuko ufata bamwe bageze muri bya bindi babona ko bari ibyo bari gushaka kubaka, bashaka kugeraho, ukagendera ku byo bashaka gucreatinga, cyangwa se ukabaha inshuti zabo, ukababa hafi kugira ngo umenye kata y'ibintu bakoze kugira ngo bagere ku byo bagezeho. Yes. Abari hasi n'abari hejuru bose bagafatanya, ariko buri wese azi level ariho. Reka twongere ese Blaise, umuziki wawe kuri ubu ngubu uhagaze gute? Uri kuri level nziza cyangwa se hari ibindi bintu? Ntago navuga ko ndi kuri level nziza, nanone sindi kuri level mbi, kuko
kuba turi kumwe nuko ari icyo nakoze, kuko ndamutse nta ndirimbo mfite twaba turi kuganira ibindi bitari music. Ntago navuga ko ndi kuri Revumbi rero, hari ibikorwa byinshi mba ndi gukora birimo ibitaramo, birimo indirimbo, birimo na album yanjye ndi gukora witwa Simple. Mu minsi mike irabiri hanze, gusa kugira ngo burya byose mbigereho, self discipline, kubaha, gufata umuntu wese nk'undi, imbere yanjye umuntu wese abangana nk'undi tu. Burya kugira ngo ube umugabo bisaba kubiharanira, kandi I hope ko music yanjye ari aho izagera, ari ikizamara, ari ikizantunga. Sinjye utazatunga ama etage, sinjye utazatunga amamodoka arenze biki. Uvuze kuri music yanjye, nibuka ikintu cyabaye. Umuntu runaka yateguye igitaramo, ntago ari ngombwa kujya mvuga amazina. Mbona umuhanzi wakoze mu icyo gitaramo arasohotse, yaririmbye, yarasharinze afishi biki, mbona arasohotse ageze hanze abuze transport. Yakoze igitaramo. Nk'umuntu ufite umutima, nabwira ati big brother, icara kuri moto utahe. Ndayishura. Mani, icyo kintu cyarambabaje. N'abakire tubonereho kubabwira bategura ibitaramo. Burya nujya utegura show, umuhanzi akeneye abo bantu bari iwawe kugira ngo bamumenye, kugira ngo banasupportinge music ye. Ariko nawe uramukeneye kugira ngo ashimishe abo bantu. Wikumva ko rero umuhanzi aje guprofita abo bantu ngo aze yirye yimare, akore stage nziza, ushake kumusuzuguza after stage. Niba umuhanzi akiri muto yo kamutumira mu byawe, basi muhaga transport, umumenyera ku gafacture kaho hantu, ahagire nyine umugaride nk'umuhanzi, kuko hari icyo yakoze kugira ngo abo bantu baze. Nta muntu utagira abantu be. Ngiye mu gitaramo runaka, mfite abantu b'inshuti zanjye bamfana, se abashuti banjye benshi baraza kube kuko mpari. Wenda nje mfite inyuma yanjye abantu 20 cyangwa 30 baje ku izina ryanjye. Abo bantu 30 nunsuzugura mu maso yabo, uratuma nabari ukundi bamfata. Nyubaha we umukire wantumiye, nakungukiyeho, ariko nawe ushaka gutuma nseba iwawe. Niba wantumiye mu byawe, menya ngo uriya mutipe kugira ngo aze mu byanjye ahanyurana umucyo, hari icyo ngomba nanjye nk'umukire. Ntabwo ari ngombwa ngo umpa amafaranga, kuko siyo nkeneye kano kanya. Nkeneye abantu kugira ngo, kuko burya bifite abantu bufite byose. Yeah. Ibihangano bya Blaze umuntu yabisanga ku zihe platform? Imbuga zose z'umuziki ndazikoresha, zirimo YouTube, Shazam, Audiomack, Boomplay, nitwaho T-Blaze Blowski, gutyo hose kabisa. Instagram ni T-Blaze Blowski, Facebook, Twitter, n'izindi mbuga zose tu, hose ni T-Blaze Blowski. T-Blaze yibona hehe mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 iri imbere ntago nibara mu Rwanda, kuko role model wanjye ni Burna Boy. Yeah. Kandi I hope ko hari ikizaba tu. Kankusore gato, ngende umuhanzi ariko sinshaka abafana, kuko abafana nabareyo naba APR, nshaka inshuti, nshaka abavandimwe. Kuko man, nge sinkeneye abafana tu, nshaka inshuti, abavandimwe, abantu umuntu wabwira ikintu akakumva. Yes. Ntabwo dukosora iyo mvugo y'umufana. Ntabwo nshaka abafana, nshaka inshuti. Aho ngaho wari gushira umufana, inshuti wakunguka. Rero nuko mba nzi ko kunguka umuntu ari icyo yagufasha. Nshobora kuba mfite igitaramo, ambwira ati mfite igitaramo hano tuhagere, akahagera, akaza kanshigikira. Mfite album launch, akaza kanshigikira. Ibintu nk'ibyo tugashyigikirana tu, tukubaka ikintu kiri big. Nta management ngira, ndi umuhanzi uri aho ngaho wirebaho njyenyine. Gusa I hope ko bizacamo wenda, ariko igihe bitaracamo ngomba kuba ku mama hit tu.
ari nayo mpamvu mbabwiye ngo mwitege album yanjye. Byatangiye ari EP biri kurangira ari album kubera ko bimwe nakubwiye nkeneye inshuti kuruta uko nkeneye abafana. Yeah. Biroroshye kuba wakora umuziki cyangwa se ukazamuka nta management. Bo ntago ari ibintu byoroshye kuko studio zidusaba amafaranga, kugira indirimbo ikinwa ahantu biragusaba amafaranga, interview ahantu hamwe na hamwe ziragurwa, ibintu byinshi biragusaba amafaranga. Gusa neza nk'uko unsa urabibona ni amafaranga, byose ni amafaranga tu. Kugira ngo rero ubigereho gutyo gusa uri wenyine biba bigoranye tu. Iyo udafite ahantu ukura akazi ibintu nk'ibyo biragorana. Wenda njye nishimira ko sometimes mbona ibitaramo njyamo ngakora nkabona amafaranga, ariko burya yo nta management nyine ibintu biba bigoranye tu. Njye ntabwo ibitaramo byonyine ari byo bintunga, ariko ntunzwe n'umuziki kameme kuko nkora igisopu, nkora karaoke, ndirimba mu makwe, ndi umu MC, ibintu nk'ibyo. Mwabyumvise rero ko Blaise ari umuhanzi akaba n'umuhesaba mwiza mu gitaramo banga Gisenyi. Mushobora kumutumira akaza akimusinga ibitaramo byanyu. Ni umuhanzi mwiza cyane kandi hari n'akazi nabwo mwamubwira akaza kugakorana ko yagakora. Buriya yahita yibaza buriya washobora n'akayaga ukeneye wavuze ati yewe umusore mushakire akazi. Burya umukozi wa nyawe ni umuntu ushobora kuba utinenaguza, ushobora kuba yakora akazi akariko kose, kuko man wasunika ishereti, waba umunyonzi, waba umubarman, waba umuseriveri mu kabari, waba umucuruzi, waba iki, twese icyo dukeneye ni amafaranga. Njye rero navuga ngo akazi akangaka ngo nagakora kameme ari akazi nyine gasuzuguritse kuri njye ntakora, ariko gapfa kuba kinjiza amafaranga nshuti yanjye, kuko njye natojwe gukora tu ntinena kuko nzi icyo nkeneye. Blaise yakwibaza si ni abantu muri kuganira muri iyi minsi bagusapotinga mu muziki cyangwa izindi nshuti n'abavandimwe? Nkuko nabikubwiye njyewe ntago ngira abafana cyakoze ngira inshuti n'abavandimwe. Hari abo turi kuganira ku bijyanye na music yanjye, barimo Orange Team, barimo Gisenyi Hits, barimo Desema Biru, barimo MC Yashu, n'abantu benshi turi gupangana ama projet, ba West, ba Masamba, Lady Boss, Nadia, n'abantu benshi turi kuganira ku ma project, kuko nyine bimwe nakubwiye inshuti n'abavandimwe kugira ngo ngire projet nkora, cyane ko mwino minsi turi gupanga shoot y'indirimbo yitwa Joye, iri kuri YouTube yanjye, wenda abantu babona vibinga lyrics yayo, ariko video very soon irabagwa moto kuko irasohoka mbere ya album. Izo ni projet uri gufatanya n'inshuti, we nta projet ufite ku giti cyawe? Projet ku giti cyanjye zirahari nazo, kuko hari ibyo umuntu byinshi kugira ngo umuhanzi abeho, hari byinshi akenera gukereya tu. Hari ibyo ndi gukereya by'imikorere ku giti cyanjye, cyo kugira ngo njye mbona nkuri igishoro cyo kujya studio n'ibiki. Aba producteurs barimo ba Evidex, ba TRDM, hari ibyo turi gupanga nabo, kuko hari ibyo nshaka kubaka nyine tu bifatika. Nshaka umuziki wanjye uve ku rurimi ku munwa tu, uze abantu bawubone batangira vibing indirimbo zanjye mu maboate zikinwa, aba DJs bazikine. Ntanashimira abantu bamwe na bamwe barimo aba DJs Selector Daddy, DJ Isma, Legacy 250, Chris, DJ Wisdom guturuka KJ, n'abantu benshi basupportinga music yanjye, banyere ku rukundo. Ndabakunda kuko man, ndabakunda kuko muri abadanje tu. Nimwe mutuma ibyo nakoze mbona feedback zabyo, kuko umu DJ atapraise indirimbo yanjye ntago umukire yamenya ngamikira kacyo kuba naririmba mu gitaramo cye tu. Yeah. Natangiye ndirimba kansoze ndapa. Kri pau ese ndeka imiziki ngo nkunde nshimisha abakateno T-Blaze sindekura Freshman niwe rumodo zirana n'ibibaba n'ibiraya nubaha mama fact to the fake narabamenye mugira amashyari music niyo nshuti niyo gengo niyo ndirira shout out to my homies wallahi muri abadanje man.
cyane tutarajya ku musozi ariko kamite nibaza igitekerezo cy'iyo ndirimbo cyavuye he? Ikiganiro kiratangiye bushya. Igitekerezo cy'ino ndirimbo nyine ni bimwe na twahereho kare tuvuga ibintu by'amashari n'ibiki. Nyine ngewe agahinda kanjye ngatora music to aho kuza ngo ngutukwe nk'uwambye no. Ndabyandika kuko byacuruza to. Ndabyandika nkabikoramo ikintu. Kandi iyo ndirimbo izasohoka kuri album. Abantu bose bagende ku mbuga za T-Blaze, indirimbo igiye gusohoka, hagiye gusohora na album mu mushyigikire, mukore subscribe ya Tuzeko no kuri Instagram, bakoresha T-Blaze mu following, mubane namwe kandi mukomeze kumushyigikira. Reka tugushimire cyane Blaze wakoze. Mwakoze cyane kumpa ikiganiro. Nsabe n'abashuti banjye abantu tugendana ibiki dushyigikire music, tuve mu magambo yo kuvuga ngo umuziki uzatera imbere tuyishyigikire, dukora ibikorwa bigaragara, dusupporting Loud TV, mukora ama subscribe, mukore share kugira ngo tujye tubona aho tuza dutambukirize ibiturimo mu bimenye ibiki. Burya TV niziba nyinshi zikagira abantu benshi, bizatuma n'abahanzi bagira abantu benshi babamenya n'ibiki. Tube big team like bimwe Buravan yaririmbaga n'iki. Rest in Paradise Buravan ariko big team igumi turange to. Yeah.